reka nkubwire indunduro ya byose, indunduro ya byose mu mibereho yawe ya buri munsi nuko ugomba kugira ibyishimo, nuko ugomba guharanira, wumva yuko ugomba guharanira icyatuma ugira umunezero, icyatuma ugira ibyishimo, icyatuma ugomba gusenga kandi ugasenga koko. Reka nkubwire ikintu cyagukura mu cyerekezo cyo gusenga, iki kintu gitera umugongo. Niyo mpamvu muri iyi minsi hari umwanzuro nafashe. Muri iyi minsi nafashe umwanzuro umeze gute? Wumve ngo ndikumva ndi mu bihe bidasanzwe. Umuntu wese niyo yaba ari umuntu mbona ngo arakijijwe, ngo turaririmbana, ngo ni umuvugabutumwa, ngo ni ibiki n'ibiki, nkabona ashaka kunshyira mu cyerekezo kimbuza gusenga ubudasiba, nkabona ashaka kunshyira mu cyerekezo kimbuza umunezero wo kumva ngomba kugira ibyishimo mu buryo bwanjye bwa buri munsi. Reka nkubwire, uwo nguwo nahisemo kujya muhigika nkamutera umugongo. Bakundwa, twongeye kubaha ikaze ku butumwa bwiza TV, kandi n'ubundi ndabasuhuje, mbasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha bakundwa, mwebwe mudukurikirana ku mpande zitandukanye, biri ku rwego rur'interinasiyonari, ahantu hose ku isi aho waba udukurikirana hose uri, tubahaye ikaze kandi turabakunda, tuba tubifuriza ibyiza gusa. Rero muri izi mpera z'umwaka, mu buryo bwo gusoza umwaka kandi dutangira n'umwaka wundi wa 2023, turushirijeho kubabwira ngo tubayifurije ibyiza gusa, kandi tubifurije kurushirizaho kugirira umugisha ku Uwiteka Imana, musoza umwaka wa 2022 kandi mutangira n'uwa 2023. Mbese wumve ngo ibyiza gusa, ibyo ngibyo nibyo mbifurije mu gihe gisa n'iki ngiki n'ubundi. Rero nkuzaniye irihe jambo? Bazaniye ijambo rivuga ngo ese birakwiriye ko twizihiza Bonane koko? Ni ngombwa ko twizihiza Bonane, abantu kumva baserebuye impande nyinshi zitandukanye, ukumva habayeho udushya mbese n'ibindi bintu bidasanzwe mu bantu batandukanye ndetse no mu nshuti n'abavandimwe. Ese koko ibi bintu birakwiriye? Reka nkubwire ngo ibi bintu birakwiriye kandi biri ngombwa, ariko byo mu buryo bw'umwihariko ku bantu barangije kumenya Imana ndetse no kugirirwa ubuntu n'Uwiteka Imana. Ugiye kumva ko ibi bintu noneho bifite uburyo bw'umwihariko, ndetse reka mvuge ngo bifite umwimerere wo mu buryo bwabyo rwose ku bantu barangije kumenya Imana, ku bantu bari mu cyerekezo cy'uko barangije kugirirwa ubuntu n'Uwiteka Imana. Tugiye gusangira ijambo riboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike. Uru rwandiko turasoma ibice byaho 5, ndetse dusome ku murongo waho wa 16 n'umurongo wa 17. Iyo mirongo yonyine gusa, iyo mirongo niyo tugiye gusoma kugira ngo tuganire kuri aya magambo, tumenye icyo dukwiriye gukora, tumenye uko dukwiriye kugenda ndetse no kugenza mu minsi mikuru ya Bonane. Se reka tuvuge ngo ku munsi mukuru wa Bonane, iyi tariki dukwiriye kuyibamo dute? Iyi tariki dukwiriye kuyitwaramo dute? Kandi
rero nimba mwafashe kuri bibiliya zanyu n'abatarazifataho muzifateho murebe ku mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abatesalonike tumenye neza aya magambo icyo ashatse kuvuga ku buzima bw'imibereho ya buri umwe wese ku rwe ruhande. Kandi 16 haravuze 16 havuze iki? Ku murongo waho wa 16 mu bice bitanu haravuze ngo mwishime iteka. Oh haleluya! Bakundwa mu mwami, twebwe ntabwo turi abantu bo kwishimira ku itariki runaka cyangwa mu gihe runaka havuzwe ngo ni ku munsi runaka. Oya, twebwe ntabwo ari cyo gihe tugira ibyishimo, twebwe abarangije kugirirwa ubuntu n'Uwiteka Imana. Ntabwo tubasha kurya neza kubera yuko hari umwaka warangiye, hari n'undi tugiye gutangira. Nta nubwo tubasha kwambara neza kubera yuko twarangije umwaka ndetse tugiye no gutangira uwundi. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo twebwe intsinzi y'abakristo nuko twebwe tugira gute? Twebwe dufite kwishima iteka, umunsi ku munsi, ibyishimo ibyo ngibyo. Ibyishimo biradukwiriye, kandi ibyishimo bikwiriye umuntu buri wese ku rwe ruhande warangije kugira ate? Warangije kumenya Imana ndetse no kugirirwa n'ubuntu n'Uwiteka Imana n'ubundi. Kandi ibyo ngibyo nibyo bigize gute? Nibyo bimukwiriye, nibyo bibakwiriye, kandi nibyo bidukwiriye n'ubundi. Reka dusome ku murongo waho wa 17. Umurongo waho wa 17 uvuze iki? Ngo musenge ubudasiba. Oh haleluya! Bakundwa mu mwami, biri ngombwa kandi ko musenga ubudasiba. Biri ngombwa ko dusenga ubudasiba rwose. Ntabwo kuri Bonane ariho twebwe tujya gusenga, nta nubwo ariho twe dukwiriye gusenga kuko turimo turangiza umwaka tunatangira n'ubundi. Oya, twe dukwiriye kwishima ibihe byose kuko iyo ngiyo ni isinzi y'abizera, kuko twagiriwe ubuntu n'Uwiteka Imana. Ikindi gusenga ntabwo dusenga ku cyumweru, gusenga ntabwo twebwe dusenga kubera yuko ari ku isabato. Oya, twe ntabwo dusenga yuko ari ku munsi wiswe ijuma cyangwa se mu bundi buryo butandukanye. Ntabwo ariko byubakitse. Twebwe tubasha gusenga iminsi yose. Bishatse kuvuga iki? No mu gihe uri mu kazi buriya wasenga, kuko rega buriya ntabwo biri ngombwa ko n'umuntu uri iruhande rwawe amenya ngo urimo urazamura isengesho. Oya, Imana iri muri wowe, ntabwo Imana iri mu bantu bicaye iruhande rwawe. Ntabwo Imana iri mu kindi kintu icyo ari cyo cyose wabasha kuza kumanza kuzamura ijwi mu rwego rwo kwikebagura kugira ngo Imana ibashe kukumva. Oya, ntabwo ariko bimeze. Uri no mu modoka ugenda ushobora gusenga, uri mu ndege ugenda wasenga, uri mu bwato mu nyanja ahantu hatandukanye wasenga, uri muri business, mbese wumve ngo ahantu hose waba uri wabasha gusenga, kuko twebwe kandi mwebwe buri umwe wese ku rwe ruhande uri mu rwego rw'uko ushobora gusenga, ushaka gusenga, biri ku rwego rw'uko ugomba gusenga ubudasiba. Ahantu uri hose uko usuhuza umutima, uko witsa umutima muri wowe, birashoboka ko wazamura n'isengesho, birashoboka ko wanaganira n'Imana ku rwawe ruhande. Uwiteka Imana ukabasha kumubwira ibikuruhije, ibikugoye, yewe siba no kuzamura ibiri mu rwego rw'isengesho ryo gusaba se cyangwa no gusaba no gushima. Washima no gushima, washima, kuko twebwe tunashima ubudasiba, kuko igihe cyose wanazamura ishimwe.
no gusangiza inshuti n'abavandimwe, gusangiza bene data ishimwe biri ngombwa, ariko no muri wowe n'ubundi kandi uri mu nzira ugenda, uri muri business, uri mu bundi buryo butandukanye, wanagenda ubwira Imana uti Imana hari ibyo wamaze gukora, ndagushimye kandi ndaguhimbaje, uzamura ishimwe mu mutima wawe. Mbese ubwira Imana ngaho aho ugejeje ukora, ubwira Imana uti ndibutse kandi ndibutse na bya bindi ndibutse. Muri wowe umeze nk'uri muri wowe uri kubwira Imana yawe, Imana ibasha kumva, Imana ibasha kumenya n'ibyiherereye muri wowe. Mbese wagenda ushima Imana, kandi iyi Imana y'amahoro ukayishima ubudasiba. Rero reka mubwire ngo rushirizaho gusenga, kandi urushirizeho kumenya agaciro ko gusenga yuko ari ugusenga ubudasiba. Urushirizeho kumenya neza yuko n'ibyishimo byawe bidakwiriye kuba ku cyumweru ngo kuwa mbere ibi byishimo biparike. Ntabwo ariko bimeze. Ibyishimo reka bibeho kuwa mbere w'iminsi 7. Ibi byishimo bikubemo muri iyo minsi, ukomeze kuba mu byishimo, kandi kuko umunezero w'abizeye uyu nguyu uri ngombwa cyane. Ibi byishimo bikomeze bizamuke no kuwa nyuma w'iminsi 7, ibi byishimo bikomeze kurushirizaho kuba mu ruhande urimo. Mbega wowe, oya, ntabwo bigukwiriye ko wishima kuwa mbere w'iminsi 7 ngo kuwa nyuma w'iminsi 7 ube wafunze isura. Oya, bakundwa mu mwami, mwebwe mudukurikira, biri ku rwego ruri special, biri ku rwego ruri international ku isi. Mbega mwebwe abo ndi bukomeze kuhura namwe kubona mwafunze isura, ntabwo biri buze kugenda neza. Oya, kwishima, umunezero w'abantu b'Imana, umunezero w'abakobwa b'Imana, umunezero w'abahungu b'Imana, umunezero w'abantu twamenye Imana, umunezero wanyu. Kandi uyu munezero uba connected cyane n'uburyo bw'imibereho tubamo ya buri munsi, ku buryo uhura n'umuntu akakubaza ngo muri iyi minsi uri guhahira hehe, akakubaza ngo muri iyi minsi mwebwe muri kurya ibiki ko mbona mutoshye, ko mbona mumeze neza. Rero muri iyi minsi mikuru yo kwinjira muri Bonane no kuva muri Bonane dukomeza twenjoyinga mu buzima Uwiteka Imana ashimye ko tubamo muri iki gihe cyacu, muri iyi generasiyo yacu. Reka mubwire ngo rushirizaho kugira umunezero, rushirizaho kugira ibyishimo nk'uko ijambo ribitubwiye n'ubundi. Kandi gusenga ko, icyitonderwa gusenga ko, senga kandi usenga ubudasiba. Haleluya. Ibyo ngibyo ni iby'igiciro cyinshi, ni iby'umunezero mwinshi n'ubundi, kandi ntabwo uzigera uhomberwa na rimwe kubera yuko wabaye muri ubwo buryo. Reka mubwire, kwishima ni byiza cyane. Kwishima ni ibintu, ibyishimo n'ahantu wajya kubigura ku isoko. Oya, nta soko bacuruzamo ibyishimo. Umunezero wawe ukurahe? Umunezero ubonerwa mu Mana yacu binyuriye muri Yesu Kristo. Kandi ndagira ngo nkubwire ko nurushirizaho kunezererwa Imana muri uyu mwaka wose, ibintu bizagenda neza. Nasomye ijambo rirambwira ngo Uwiteka wenyine niwe ufite urufunguruzo rwo kugira gute, niwe utanga ihumure ryuzuye. Rero uwo nguwo utanga ihumure ryuzuye ni nawe utangwa umunezero wuzuye. Rero mureke dukomeze kunezererwa Imana yacu, mureke dukomeze kumva dufite umunezero udasanzwe,
kandi utari umunezero wo kuwa mbere ngo kuwa kabiri, ngo kuwa kabiri twumve tudakwiriye kugira umunezero. Reka n'umuntu uri bushake kwivanga mu munezero wawe mu rwego rwo kugira ngo hazemo ibindi bintu byo kwivangavanga, oya, ibyo ngibyo mera nk'ubyigizayo ukuntu, mera nk'udashaka kubyumva, mera nk'udashaka guha igihe ibyo bintu. Haleluya. Kuko iki? Kuko umunezero uri ngombwa ku buzima bwawe, umunezero uri ngombwa ku wa mbere, umunezero uri ngombwa ku wa kabiri, umunezero uri ngombwa ku wa gatatu, umunezero uri ngombwa guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12. Oya, umunezero w'abana b'Imana ntabwo ari uwo kwishimira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, ngo mu kwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu ku matariki ya mbere ngo uri mu mibabaro. Reka tesha agaciro abazimu bake. Twebwe tugomba kunezererwa kandi. Haleluya. Amena. Rero kandi byo mu buryo bw'umwihariko, titire y'aha hantu kuri ibi bice bitanu urimo werekeza kuri uyu murongo waho wa 16 havuze iki? Haranditse ngo indunduro. Reka mubwire, indunduro ya byose mu mibereho yawe ya buri munsi nuko ugomba kugira ibyishimo, nuko ugomba guharanira, wumva yuko ugomba guharanira icyatuma ugira umunezero, icyatuma ugira ibyishimo, icyatuma ugomba gusenga kandi ugasenga koko. Reka nkubwire, ikintu cyagukura mu cyerekezo cyo gusenga, iki kintu gitera umugongo. Niyo mpamvu muri iyi minsi hari umwanzuro nafashe. Muri iyi minsi nafashe umwanzuro umeze gute? Wumve ngo ndikumva ndi mu bihe bidasanzwe. Umuntu wese niyo yaba ari umuntu mbona ngo arakijijwe, ngo turaririmbana, ngo ni umuvugabutumwa, ngo ni ibiki, nkabona ashaka kunshyira mu cyerekezo kimbuza gusenga ubudasiba, nkabona ashaka kunshyira mu cyerekezo kimbuza umunezero wo kumva ngomba kugira ibyishimo mu buryo bwanjye bwa buri munsi. Reka nkubwire, uwo nguwo nahisemo kujya muhigika nkamutera umugongo. Icyo kora nk'umuntu mba mbona utarinjira mu myemerere ya gikristo, nk'umuntu w'umusilamu, kuko mba mbona abasilamu ntabwo iyi myemerere yo kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza baba barakayinjiramo, nk'abantu ubona bagifite uburyo bwo kuza kumva ko bagomba kutwigiraho kugira ngo nabo babe banakizwa koko, atanakwicara iruhande ngakwereke ukuntu yakijijwe, gatangire kukwereka ukuntu ari umuntu uri fight muri izi nzira z'agakiza. Uwo nguwo hari ukuntu mwihanganira, mwumva nubwo we yantwara igihe cyanjye, ariko mwumva nkwiriye no kugira gute? Mwumva nkwiriye no gutinda mu rugendo rwo kurushirizaho kugira gute? Kurushirizaho kumwonsa mu buryo bwo kumwonsa mu buryo bwo mu mwuka. Nkabona hari uburyo nkwiriye gukomeza kumugotomeza ku mata adafunguye koko akagotomera. Mwumva uwo muntu yabasha no kunyerereza. Urumva? Ariko umuntu ubukwe ureba ku isaha akanyereka ngo isaha yanjye yarageze yo kumva nkwiriye kwikakaza, isaha yanjye yarageze yo kumva nkwiriye, kandi anyereka yuko ari umuntu wamenye Imana. Ntabwo uyu muntu ngewe ari bukomeze kunyerereza, naba ndimo ndwana n'ikize. Oya rwose, ngewe nasomye ijambo rirambwira ngo umukristo wo gukomeza kugukamura ndetse no kukunamura. Uyu mukristo, abantu bameze batya muri iyi minsi, abantu bameze gutya kandi reka mubwire, abangaba ndi kubatera umugongo, kuko nge hari ahantu ngomba kujya, kandi ngewe hari n'ahantu navuye. Rero aho navuye ni kure, urumva, naho ngomba kujya ni kure.
reka nkubwire, tera umuntu wese umugongo ushaka kukubuza umunezero wawe n'ibyishimo, kuko uyu muntu arakubeshya, uyu muntu arakurira igihe cy'ubusa, uyu muntu aragutwarira iminota y'ubusa, uyu muntu oya, va ku muntu ushaka kukubuza umunezero wawe, va ku muntu ushaka kukubuza ibyishimo, va ku muntu ushaka kugukura mu murongo byibura watuma usenga ubudasiba. Icyerekezo cy'uyu muntu rwose mera nk'ugiparika, kuko nk'uko ijambo ribitubwiye, mwishime iteka, twe tugomba kwishima, kandi ikirenze kwishima tukishimira mu mwami. Kuri uyu murongo waho 17 havuze iki? N'ubundi ni naho hatubwiye ngo musenge ubudasiba, kandi gira icyerekezo cyo gusenga ubudasiba, gira icyerekezo cyo kuba ugomba kwishima ubudasiba. Kandi rero bakundwa mu mwami, mwebwe mudukurikiranye, mwifurije iki? Mbifurije kugira bonane nziza, kandi mbifurije kurushirizaho gutangira umwaka neza rwose pe. Umwaka mu butangire muri mu byishimo, muri mu munezero, kandi mukomeze muwubemo gutyo mpaka mbese wumve ngo umwaka wose mbifurijemo ibyiza gusa. Kandi no mu gusoza umwaka mbifurije kuzasohoka muri 2022 mwinjira muri 2023 mwebwe mumeze mute? Mufite ibyiringiro, kandi mufite ibyiringiro bifite ubuzima, ibyiringiro biberekeza ku kuba muri abantu mufite ubugingo rwose. Imibiri n'ubugingo bikomeze birindwe n'ingabo nini ziturutse ku Uwiteka Imana, none ndetse n'iteka ryose. Bakundwa mu mwami, niko mbifurije mu izina rya Yesu Kristo, murushirizeho kugubwa neza kandi